Hello, mwiriwe neza, twongeye kubaha ikaze ku Inkuru TV, aho tugenda turebera hamwe ibintu biba bifitiye umubiri akamaro. Ubu tukaba tugiye kurebera hamwe imiti y'umwimerere yadufasha kwirinda no kudukiza ama-infection ku gitsina gore. Aho muri hose, aho muherereye hose, mbahaye ikaze, nongera kubibutsa niba ibiganiro dukomeje kuba hari icyo bibungura, hari icyo biri kubafasha, yuko mwakora like, mukalayikinga ibiganiro byacu, comment mukatwandikira muri comment, mukatubwira uko mubyumva, n'ibindi byose mwaba mwifuza mukatubwira, mukanakora no ku nzogera mukakora subscribe na share. Murakoze cyane. Rero hari igihe umuntu aba yarazengejwe n'ama-infection, ndavuga ku gitsina gore, umva ni abantu dukunze kwibasirwa n'ama-infection muri rusange. Hahandi uva ku miti hashira nk'icyumweru cyangwa se ibyumweru bibiri, ukajya kubona ukabona yongeye yagarutse. Kandi ni ibintu bibangamirana, umuntu akumva ntabwo yisanzuye, kandi wenda nta n'uko utagize wagerageje kugira amasuku ariko ukabona biranze. Ariko uyu munsi nabazaniye umuti mwiza muzajya mukoresha utabagoye, utanabatwara umwanya munini, muzajya mukoresha muri mu rugo, ukaba wakomeza ugakora activite zindi, wenda ugafata nka phone ukaba waganira n'umuntu then uri no kuwukoresha. Ariko nanone mbanze mbabwire yuko buriya muba mugomba guharanira cyane kugira isuku, ukagira isuku. Ubundi igitsina gore tuba tugomba kunywa amazi menshi, niko turemwe, tuba tugomba kunywa amazi menshi, nta hantu duhuriye n'abagabo. Ukagerageza kunywa amazi menshi kandi ukagirira isuku umwenda wawe w'imbere. Imyenda yawe y'imbere ukayigirira isuku, ukayifura ukayanika ku izuba, wabona bidakunda kuyanika ku izuba, mbere y'uko wambara ukajya ubanza ukawutera ipasi. Kandi byakabaye byiza ugiye ugura amakariso ya koto, kuko koto buriya niyo kariso iba ari nziza. Naho za nilo zo zijya zongeramo ubushyuhe, kandi buriya bushyuhe nyine rimwe na rimwe bukabangamira imyanya y'ibanga, bitewe noneho n'imiterere y'umuntu n'ukuntu aremwe, ukabona ahora arwara ama-infection ku buryo buhoraho, hacamo akanya gato akongera akagaruka. Ikindi rero nakongera kuvuga ni ukujya mu matuwarete. Amatuwarete rero buriya ni n'ibintu bitoroshye, ariko nyine wagiye muri tuwarete, tuvuge nta kazi urimo kandi ugomba kujya muri tuwarete uko byamera kose, ntabwo wakwifunga ngo ntujye muri tuwarete guhera mu gitondo ngo ugeze amasaha angahe. Na biriya nabyo ubwabyo si byiza. Mu gihe rero wagiye muri tuwarete ugatekereza yuko hari amamikorobe wahakuye, ndakubwira umuti ugomba gutaha ugakoresha mu rugo. Nanone ikindi kandi babwira mugomba kwirinda ni ugufunga inkari umwanya munini. Kuriya kuntu uba wumva ushaka kujya kwihagarika, warangiza ukabyanga ugakomeza ugenda uzifunga. Uko ugenda uzifunga zigenda ziba nyinshi, amamikorobe akiyongera, bikakubyarira kurwara ama-infection, kandi ubundi nta ma-infection wari ufite. Mu gihe ushatse kwihagarika, ujye ugenda wihagarike, ntukajye unagora n'umubiri wawe uwubikamo imyanda. Urumva ko nyine ntabwo ari byiza, iba yabaye imyanda, iba igomba gusohoka ikagenda ikakuvamo. Reka rero tugaruke turebera hamwe imiti y'ingenzi umuntu aba akwiriye gufata kugira ngo yivure infection.
Aha ngaha rero umuti wa mbere nabarangira, umuti uvura infection, uzirana na infection urebaho, ni umuti wa Cipre. Ni umuti wa Cipre, uyu mwuka wayo wo ubwawo, umva uragenda ugakuramo ukamanura n'ibyari byarishemo byose bikavamo. Nta kindi uzakora, uzafata ikibabi cya Cipre, uzafata ishami rya Cipre ugenda urikokoraho, urikokore, numara gukokora uteke amazi yawe namara gushyuha ubona ari nkaho yashyushyemo unagemo bibirane. Bibirane, nibimara kubirana ubitereke hariya, noneho ya mazi uze kuyicaramo. Uyu ni umuti uzabigerageza uzambwira, ntabwo uzongera kuvuga ngo urangije imiti, ngo hashize iminsi ingahe ngo ugiye kongera. Bikore, ya Cipre ibire mu mazi, uyatereke aho ngaho, y'amazi abanza ahore amere nk'akazuyaze, ubundi namara kuba akazuyaze ugende wicaremo. Ntabwo uzateka amazi makeya, uzateka amazi uzicaramo nyine ukabona ko wicayemo, amazi akagera hafi no ku mukondo. Wicaremo, numara kwicaramo umaremo iminota 5 izaba ihagije. Ariko ntabwo ari kugenda ngo wicaremo gusa, none hari umuntu uba ufite ama infection muri we binarimo, bitari kure cyane, binarimo ahagana imbere, bisa nk'ibikomeye. Mu gihe wicaye muri ayo mazi, wasa nk'ukozamo urutoki ukabikuramo bikavamo. Nyine hasukure, ukabikuramo bikavamo. Ya mazi ubundi akagenda agakora icyo agomba gukora. Uzicaramo iminota 5, ubundi ujye ubikora buri munsi. Wabikora mu gitondo ubyutse, wabikora ku mugoroba, bizaterwa n'umwanya uzaba ufite, bikora uzambwira. Undi muti rero wagufasha ku bijyanye no kwivura infection zo mu gitsina, nta wundi, ni umuti dukunda kubona hafi yacu, tujya tunakoresha kenshi dutegura icyayi cyo mu rugo, ni umuti witwa umucyayicyayi. Ndatekereza yuko umucyayicyayi nta muntu n'umwe byagora kuba yawubona. Mu mabotike menshi bacuruzamo imicyayicyayi. Uzabigenza ute rero? Uzafata umucyayicyayi wawe, uwukatemo, nurangiza uwuteke mu mazi, amazi namara guserura, utereke hasi, nahora ugende wicaremo. Naho ntabwo uzigera urenza iminota 5, iminota 5 izaba ihagije. Ubikore mu gihe cy'ibyumweru 2. Kandi nanabwira ba bantu uba wagiye muri toilette wenda ugasanga nyine ukumva ntabwo wiyizeye yuko waba wavuye utanduye amamikorobe runaka, yazakuviramo kurwara ama infection mu gitsina. Nta kindi uzakora rero, uzataha ubize amazi y'umucyayicyayi, cyangwa se niba ufite Cipre hafi aho ngaho uyibize, nurangiza uze kwicara mu mazi yabaye akazuyaze. Ntabwo wicara mu mazi yahoze, hoya, wicara mu mazi ari akazuyaze, kuko amazi ashyushyemo niyo akora vuba mu mubiri. Kandi nyine iyo ashyushyemo na ka gahumuro karushaho gukora vuba vuba. Nuko rero uzabigenza mu rwego rwo kwikiza uburwayi bw'ama infection wari ufite, no mu rwego rwo kwiporoteja, bwo kwirinda kugira ngo utayarwara mu gihe wagiye muri toilette zihuriramo n'abantu benshi, ubona nta suku ihagije irimo.
Ubundi buryo rero uzakoresha wivura izi infection zo mu gitsina, nta kindi uzakoresha icyatsi cyitwa romarin. Ndatekereza abantu benshi bakizi, barakigurisha mu masoko, bakikoresha mu guteka, ahantu henshi baragikoresha. Ni icyatsi cyiza cyane uba utagomba kubura mu rugo. Rero nacyo nta kindi uzakora, uzateka amazi namara guserura ukinagemo, ugitereke hariya, amazi abanze aba ari guhora, amazi namara guhora ni nako na kara izagenda ihinduka ibara, kuko uko uteretse bikagenda bihora, usanga amazi yatangiye gusa icyatsi cyane. Ubwo umuti nyine nibwo uzaba wakoze. Amazi namara kuba akazuyaze, ugende wicaremo, naho ntabwo uzarenza iminota 5. Ubikore mu minsi 14. Ikindi nabwira kuri iyi romarin irafasha cyane, igafasha igitsina gore. Iyi romarin ifasha mu gukura umwuka mubi muri sexe, ntihazongere kunuka, ntihazongere kugira impumuro mbi, ntihazongere kugira impumuro mbi, ntuzongere kwijana wumva yuko nyine udasmeringa neza mu kuntu. Iyi romarin izabigufasha. Kandi nanone iyi romarin aho ibera agatangaza ku bantu baba bafite ibibyimba mu nda ariko bikiri bitoya bitaraba binini. Urumva hari igihe umuntu aba yarengereye ibibyimba bikaba binini. Hari n'abantu bagira ibibyimba bijya kugira umutwe nk'uw'umubebe bitewe n'igihe bimariye. Rero iyo ibibyimba byo mu nda bikiri bitoya bitaraba binini, ugakoresha iyi romarin uyicaramo, umva biragenda bikayenga bigashiramo, ntuzanamenye ngo byagenze bite. Uwo munsi wagiye muri eko wumva utameze neza, bakagusuzuma gusangamo utubyimba two mu nda ariko bitaraba binini, bitararengera, uzaze ukoreshe kwicara mu mazi ya romarin. Ndabizi neza bizagufasha. Aho wanakoresha n'iminsi 21, ariko ndabizi yuko bizayonga neza ubivure. Rero ikindi nababwira nyuma y'iyi miti yabafasha kwirinda uburwayi bw'ama-infection, bagira n'inama yo kuzajya mufata karoti. Ukaba wafata karoti mu gitondo. Karoti buriya irafasha. Karoti ntimwabyumva, ubona ari akantu kari simple kari aho, ariko karoti irafasha. Na ba bantu uba usanga bumagara cyane, karoti yabafasha. Karoti ukaba wayifata mu gitondo, saa sita ku mafunguro uri kurya, wagira amahirwe yo kuba wabona capsine. Ndaza kubashyira ibi byatsi ndi gukoresha, ndaza kubishyira ku mafoto, muraza kugenda mubibona. Wagirirwa amahirwe yo kubona capsine ku mafunguro yawe, ukaba wakata kugura utwatsi twa capsine, kubera yuko rero capsine nyine ntabwo ijya ijyaho udusimba turiya tubabi twatwo. Urayifata ukayironga neza, wamara kuyironga neza ukayikata, ukaba wakamuriraho indimu kugira ngo ya microbe yari ari ku ndabyo, yari ari ku tubabi yose akamuka ashiremo. Kandi unazi yuko mu ndimu haba harimo vitamine C nyinshi yiganjemo, iturinda ahanini kurwaragurika. Warangiza kuri ya mafunguro yawe ukajya hariho capsine. Capsine nayo mbabwire yuko ari igihingwa kigira umumaro ku bijyanye no kwirukana uburwayi bwataka ku myanya y'ibanga y'abagore, even n'iy'abagabo, hamwe n'iy'abagabo muri rusange.
Rero no ku mugoroba ku mafunguro yawe mu gihe uri muri iyo period yo kuba uri kwivura, iyi ni iyindi step wakoresha, umva ukaba wajya ufata ibyo kurya ugakatiraho uduheke twa tungurusumu. Tungurusumu mbibutse yuko buriya tungurusumu ifasha ku bijyanye no mu myanya y'ibanga, nawo ni umuti w'umwihariko wirukana ama infection, umva ni umuti mbese kandi ukaba ni antibiotique, ni ibiribwa byo kurya kandi akaba ari na antibiotique. Ukawufata rero ku mafunguro yawe nimugoroba, ugafata nk'uduheke tubiri tuba duhagije, ukajya wirira nyine uko ubonye umwanya ukirira. Ariko muri icyo gihe urwaye, niba udashobora kwicara mu mazi arimo capsule, arimo cyprine, ntushobore kwicara mu mazi arimo romarin, ntushobore kwicara mu mazi arimo mucyayicyayi, wakoresha kubyuka ufata umutobe wa karoti cyangwa se ukanahekenya. Ikindi nanone ukaba wafata amafunguro saa sita ariyo kiriya gihingwa cya capsule, na nimugoroba ugakoresha tungurusumu. Ndabizi neza yuko ibi ngibi nimubikora bizabafasha, muzagenda mwibagirwe ko mwigeze no kurwara ama infection ahoraho. Kandi ikindi nabibutsa, nk'umuntu warwaye ama infection rwose Suvitema ntihenda cyane, iyi imyambaro y'imbere ntihenda pe, aho kugira ngo uzongere wa mwambaro wenda wawufuze nabi cyangwa se wanitse ahantu izuba ritagera ngo za microbe zari zirimo urwaye ama infection nuwambara none zongere zikwatake wari umaze gukira, byaba byiza wa mwambaro rwose uretse kuzongera kuwambara ukawutwika ukawihorera, ukazagura undi. Nizere yuko rero hari inama nyinshi mwungukiye muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi, kandi yuko hari ibyo mugiye gutangira gukora mugatana ukubiri n'uburwayi bw'ama infection muri uyu mwaka wa 2025. Mwakoze cyane kudutega amatwi, basaba gukora subscribe, ndabinginze rwose mukande ku nzogera tujye tubana umunsi ku munsi. Amahoro y'Imana abane namwe. Bye now.